Twerekeze mu karere ka Gisagara ahabiga mu rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa bavuga ko kuba batakiga bacucitse mu ishuri ndetse ngo ibi byatumye bafite inzozi zo kuzavamo abafasha igihugu mu bushakashatsi cyane cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Nyuma yaho leta y'u Rwanda ibubakiye ibyumba bishya ikanabaha mudasobwa zizabafasha gushyira mu bikorwa ibyo biga. Inkuru irambuye na Rukundo Emmanuel. Ubu ngubu urabona hari porogaramu twatangiye gukoresha yitwa C++. Ku rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa, leta y'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bahubatse ibyumba bishya by'amashuri 20 bigira uruhare mu kugabanya ubucucike bwari buhari buva ku bana 70 bagera kuri 50 mu ishuri. Kwigira heza bagahabwa na mudasobwa zibafasha gushyira mu bikorwa ibyo biga ngo byafunguye imitekerereze ya bamwe bagira inzozi zo kuzafasha igihugu mu bushakashatsi bushingiye ku ikoranabuhanga. Urabona ubu ngubu dufata mouse nta kibazo. Mbere nyine batwerekaga amashusho ngo computer ikora ku mpapuro no mu bitabo nk'ibyo ngibyo. Hari igihe nk'ubushakashatsi wenda bafata abantu baturutse hanze y'igihugu, ariko urumva natwe turi abantu turi kubyiga nituramuka twabimenye twumva tuzaba abaporogaramu bakomeye cyane bafasha igihugu. Computer zitaraza nyine umuntu yari afite imbogamizi zo kwiga, bizadufasha ibintu byinshi cyane nko gutsinda biziyongera kuko nyine banumva nzaba nk'umuporogaramu. Ubu ngubu ndi kwesitara application yitwa Dev C++, ijyanye n'ukuntu bakora porogaramu, byafasha igihugu cyane mu bintu bijyanye n'umutekano. Umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Mugombwa, Padiri Harindintwari Jean de Dieu, ni umwe mu bashima ko imbogamizi abiga amasomo y'ikoranabuhanga bari bafite zakuweho. Twakoreshaga rero utumashini dutoya bita positivo, ariko n'utwo kwigiramo isomo rya ICT bisanzwe. Badushyiramo computer zo mu bwoko bwa desktop 114. Ku bana rero biga section ya MCE bakenera zira mashine nini cyane kugira ngo bazigireho, zahise zidufasha cyane. Ijambo ryacu no kubashimira cyane kubera ko bagize uruhare rugaragara mu guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda. Kuri iki kigo higamo umubare munini w'abana bo mu nkambi y'impunzi ya Mugombwa. Meya Rutaburingoga Jerome uyobora akarere ka Gisagara iherereyemo avuga ko yazanye impinduka nziza mu karere zishingiye mu bufatanye, imibereho myiza n'uburezi. Turashimira rero abaturage babakiriye kuko ntago babishishe. Ibindi hari amashuri yubatswe binyuze muri Jambere project, World Bank na Minema n'akarere twafatanyije kubaka amashuri. Tukaba dufite abanyeshuri basaga 5,529 biga bize muri ibyo byumba bigera kuri 40 byubatswe ku bufatanye n'iyo projet. 59% ari impunzi, yigana n'abanyarwanda 41%. Murumva impact yahegereye impunzi, uburyo abantu babana, uburyo abantu bakorana. Inkambi ya Mugombwa irimo impunzi 11,500 zirimo abana 2,230 bigana n'abanyarwanda 1,526 muri uru rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa, bose hamwe bakaba 3,756 biga bashyize hamwe bagafashanya bikazamura n'igipimo cy'imitsindire yabo. Rukundo Emmanuel, Isango Star.